Amakuru ni inkuru ibabaje cyane, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Hari ku itariki ya 9 z'ukwa mbere uyu mwaka w'2026, wari umunsi w'umubabaro, umunsi uteye ubwoba, umunsi w'amarira, umunsi w'agahinda n'umubabaro mwinshi n'agahinda kuzuye umutima. Ruhukira mu mahoro n'umuziranenge wawe. Ndahamya neza ko Imana yabaremye ari nayo ibisubije, ibatuze aheza hamwe n'ababyeyi aho baruhukiye. Ni inkuru nk'abantu mwe igoye, ndabona uko nsobanura, ariko Uwiteka nyir'ihumure ryose ahumurize uyu muryango kandi awukomeze, by'umwihariko ahumurize uyu mugabo ubuze umwana n'umugore. Nk'abantu mwe hari ibintu bikubaho ukibaza niba ari wowe waremewe guhura n'ibintu nk'ibi ngibi. Rero duhumurije umutware uyu muryango witabye Imana. Imana iguhe gukomera, yego ntabwo byoroshye, ariko ukeneye ko uhumurizwa. Rero nk'abantu twagira amagambo amwe n'amwe tukubwira, tugerageza kuba twagukomeza, ariko Kristo wenyine utanga ihumure, uhumuriza imitima imenetse, imitima ishengutse, aba ari we uguhumuriza ndetse n'umuryango wawe. Ariko kandi ngo ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Meni magambo, njyewe nawe umukoro dusigaranye ni uwo gutegura ejo hacu, no kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Imana yabwiye kuri abambwira ngo icyatumye nkusigaza ikureti ngo kwari ukugira ngo ngutunganye ibidatunganye. Uyu munsi rero kuba ndiho, kuba uriho, ntabwo ari uko dukiranuka kurenza abandi bose, si uko hari ikiguzi twahaye Imana, ahubwo ni ubuntu ikidutije. Rero mundire mbe nabagezaho inkuru y'urupfu rwa Gisele waje kwitaba Imana. Yitaba Imana ari kumwe n'umwana we. Rero benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabonye bagiye bakomeza kugenda bibaza bati, ni ukuri mutubwire uyu mubyeyi yazize iki, yaba yishwe n'iki? Rero amakuru njyewe nabashije kuba namenya mu nshuti za hafi no muryango, nuko amakuru avuga ko ku itariki ya 9 z'ukwa mbere 2026, ubwo hari ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu, kubera ko uyu munsi turi ku isabato, aribwo ngo hamenyekanye inkuru y'incamugongo, inkuru iteye ubwoba, umunsi w'amarira, umunsi w'agahinda n'umubabaro mwinshi n'agahinda kuzuye umutima, ko Gisele n'umwana we bitabye Imana bazize impanuka. Inkuru y'incamugongo iba itashye umuryango. Biragoye, ntabwo twabona uko tubisobanura, ariko ngo byose turabyemerewe, ariko kandi siko bitugira umumaro. Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, ariko kandi ntabwo ariko bitugirira umumaro. Ngo Yesu we yabonye ko dutinya urupfu, arangije aruhindura irembo ryanjye nawe. Ariko kandi ngo urupfu nirushaka uwarwo, ujye utumbira Yesu, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu, ngo icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho, kubera ko nawe ahoraho. Mukomere, mugeni arasinziriye, yicaye iburyo bwa se,
mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, ku bafite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima tubayeho tubabazwa dupfa, tutazongera kubabazwa n'urupfu, ahubwo tuzishimana n'abera. Rero dukomeze kwihanganisha uyu muryango, Imana nyir'ihumure ryose bakomeze kandi bahumurize. Ni umwaka wa 2026 utangiye ubakomereye, ariko Uwiteka womora imitima azabasange abahumurize. Ngayo nguko amakuru rero yavugaga ko Gisele yitabye Imana azize impanuka, nk'uko bigenda bitangazwa. Wenda icyo twabasha kumenya ni igihe Gisele azashyingurirwa, ngira ngo tuzakomeza kugenda tubakurikiranira indi mihango yose igiye itandukanye, ndetse n'ubuhamya buzaba butangazwa ku munsi wo kwibuka ubuzima bwabo. Rero mukomere kandi muhumurize abababaye bari mu kaga, mubahumurize, mubabwire ko hari Imana ijya itanga ihumure. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabazo yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo naza bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo, nari nshatse kubwira ngo naho Yesu yatinda, urupfu rwe rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Rero njyewe nawe nta kindi dusabwa gukiranuka munsi ku wundi, kubera ko iherezo ryawe ryagusanga mu nzira, iherezo ryanjye ryansanga mu rugo, iherezo rye ryagusanga ahantu hagiye hatandukanye. Rero niyo mpamvu mushishikariza ko ukomeza guharanira kuzagira iherezo ryiza, nk'uko abakiranutsi bagenda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Reka tugire ibyiringiro by'uko Gisele n'umwana we basinziriye, ahubwo batapfuye. Ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Rero munkundire njyewe mbashimire kandi nsoreza aha ngaha, ari nako dukomeje kwihanganisha umuryango wabuze ababo, ariko kandi nabo tubifurize gukomeza kugira iruhuko ridashira, ahubwo tubabwire ngo mudusuhurize abera, mubatashye mubabwire ko natwe turi mu nzira tuza.